musabye yose akavuga ko nawe nta wundi mushahara ahabwa. Ibyo bavuga ko bibangamiye ituze n'imibereho yabo, ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bavuga ko bidakwiye, bityo ko bagiye gukurikirana ibirebana n'iki kibazo. Rahimu Etienne niwe ntegereje arakomeza n'inkuru. Mbega muri rusange inzego z'ubuyobozi hano zishingiye kuri ruswa ntabwo natinya akantu kose umuturage agiye kumusaba serivisi aravangura. Aho mbivugira ni uko hari ubwo umubiri n'umutero ndagira ngo nkorere ibi n'ibi akabura ati uretse nzakubwira ejo tuzavugana, utamenye n'igice ashaka kugira ngo ajyemo. Ni bamwe mu baturage b'umudugudu wa Cyonyo mu kagari ka Bushoga mu murenge wa Nyagatare wo mu karere ka Nyagatare binubira ko umuyobozi w'umudugudu wabo iyo bagiye kumusaba serivisi abaka ikiguzi nk'uko babisobanura. Ni abantu bakora ibyo bishakiye umudugudu kandi nk'umuntu ubaka inzu bakamushyirira ijana ubwo kandi akaba atifite nta kintu amafaranga yavanaho. Mituweli hari abantu basa nk'amavuriro basa nk'abayigubatsa nk'abiringo na yabo bayiterera ngo bashaka inyungu zabo bagishaka kugira ngo bajyane mu mago yabo. Urabona ko aho mbivugira ni uko hari ubwo umubiri n'umutero ndagira ngo nkorere ibi n'ibi akabura ati uretse nzakubwira ejo tuzavugana. Urugero nyine mbaha n'ubu ngubu naragiye ngiye gushirisha umwana ku cyiciro ku kagari nsanga yo bita mudugudu nyine akorera hano bamwita Dusabe. Arabwira ati rero tuma amafaranga aho ngaho 5,000 n'ingingire gitifu agukorera. Arabwira ati se yiki ubwo nimba utabishaka byihorera. Aya nyine nditahira ndizera ubwo ati muhe nimero yawe muvugane dufungure telefone muvugane. Ndayifungura nyifungura sinzi umuntu w'umugabo wamamagaye tutashaka yabo bityo basaba inzego bireba kubafasha iki kibazo kigashakirwa umuturambye. Amafaranga 5,000 abo gati sikubona nanjye ntako ndiho kugira ngo amatafari nabyo byarangoye amafaranga abandi bayakure kugera mu kagari ugiye kwa gitifu mu kagari ubwo bihabera ngo namwe kwakirira serivisi nibura ngo ayiburire ubushobozi aho kubera ko hari ibyo agusabye ntubyubahirize ahita kuzamura nyirakaje mu kagari kugira ngo uhure na gitifu wenda ugire ubwoba gukanda amazi. Birumvikana umuntu nimba ataguye serivisi umusabye kandi afite ubushobozi karagira kubwira ngo genda ubitekerezeho uzagaruke aho kugira ngo aba ari ubitekereza gutekereza gukemura serivisi ahubwo ngo genda ubitekerezeho nk'umuturage w'umuyoborwa ngo urumva nicyo bisobanura. Muri rusange birabangamye nasi ugiye kwaka serivisi umuyobozi kandi uzi ko ari ugomba gukemura ibibazo bikarangira ashatse gukuramo indonke kandi nawe ntako uhagaze nubwo waba unahagaze cyangwa ngo no kubuse musabye serivisi n'ubundi ashinzwe. Inzego za leta ni ugukaza ingamba zijyanye guca ruswa n'akarengane. Bisaba kuyishyura kabisa bakunda amafaranga. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije n'imibereho myiza y'abaturage Murekatete Juliet avuga ko ibi bidakwiye ndetse bagiye kubikurikirana. Amafaranga agenwe ku bintu byandikirwa ku mudugudu ayo ni kimwe nayo n'ubundi mu mitangire myiza ya serivisi dusaba n'ubundi abantu gutanga serivisi nziza kandi itangirwa ku buntu bakayitangira ku buntu, itangirwa ku mafaranga bakayitangira ku mafaranga ku giciro cyagenwe badahinduyeho na gato. Abaturage bavuga ko umuyobozi w'umudugudu umugezeho nta mafaranga ufite aho ujya ku kagari kandi abizi neza ko ukagari uri gusaba kongera kugaruka. Ibi bavuga ko bituma rimwe na rimwe hari ibibazo bahura nabyo ntibirirwa bamwegera mu gihe aho nta mafaranga bafite. Ikindi kandi ngo bamuha amafaranga abareberera mu makosa mabi baba bakoze bigatuma bakomeza kubangamira ituze rya rubanda, ari mpamvu bifuza ko iki kibazo gikwiye gushakirwa igisubizo. Niyo ntegereje Rahimu Etienne ATV mu karere ka Nyagatare. Rahimu Etienne niwe ntegereje arakoze cyane. Tugaruke hano mu mujyi wa Kigali aho bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali bavuga ko hakwiye kugaruka umuco w'uburanga bitewe n'uko